Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, turagushima uyu mwanya duhaye wo kuba Mwami hano nk'ubwoko bwawe, kugira ngo ukomeze gusenga dushaka mu bwiza bwawe, mu maso yawe Mwami, kugira ngo ubwiza bwawe bugaruke mu nzu yawe, kugira ngo igitinyiro cyawe kigaruke mu bera, kugira ngo igitinyiro cyawe Mwami igere kuri bose na byose, kugira ngo ubwiza bwawe Mwami butugarukemo, kugira ngo ikuzo rya Kristo tugaragareho. Uduhe Mwami umwete bwo kwezwa, ngo nta kindi cyatumye ingoro yawe i Yerusalemu isenywa, haba mu gihe cy'Ababuloni, haba mu gihe cy'Abaroma, nuko nta bwiza bwawe bwari bukirimo, ubwiza bwawe bwari bumaze kuyivamo. Mwami, natwe ngo turi isengero z'Umwuka Wera, Umwuka Wera ngo yatwamuhawe niwe atuye muri twe nk'ikimenyetso cy'umunsi wo gucungurwa. Uduhe kutamuteza agahinda, uduhe gukora ibigushimisha, kugira ngo ubwiza bwawe Mwami butugaragareho. Nitwishuke nk'abo mu gihe cya Gayi bariho barakorera mu muvumo mu buzima bwabo ariko batabizi. Nawe dushobora kwishuka yuko twemewe nawe kandi atari byo. Mwuka Wera ukomeze gukora umurimo wawe mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu itorero ryawe, muri ibi bihe bya nyuma turimo. Nimba waratugeneye ubwami Mwami, nimba waratugeneye ubugingo buhoraho, Mwami Imana udufashe kugira ngo duhagarare nk'uko bikwiriye, tugende nk'uko bikwiriye abera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Abera bafite ukuntu bagenda, bafite ukuntu bakwiye kugenda. Abera bafite ukuntu bakwiye kugenda. Amen. Niho atubwira ibice 4 Abefeso mu 17 tugere kuri 19. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu Mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Amen. Amen. Ariya bavuze ngo c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Abo ngo muragenda, ariho arabahugura ngo ntibakwiye kugenda nk'uko abapagani bagenda, kuko bo ni abera. Bivuga ngo abera bafite uko bakwiye kugenda. Subiramo hariya. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Tugendane. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu Mwami. Hano ntabwo ari Pawulo. Munkurikire. Aribyo Pawulo yavugaga akavuga ngo ibi ni jyewe si umwami. Ariko kubera ko mfite Umwuka Wera, ibyo mbabwira biremewe n'umwami. Ahandi akavuga ngo ubu ntabwo ari jyewe ni umwami. Mwarabonye ibyo? Rero aravuga ngo ni umwami. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Amen. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Yuko mudakwiriye kugenda nk'abapagani. Yes. Vous ne devez plus. Kuko mbere mwari abapagani, none mwabaye abera. Nimukwiye kugenda, nimukwiye kongera kugenda nk'abapagani. Natwe rero Umwami Yesu yaraduhamagaye, nimba tukijijwe ntidukwiye kongera kugenda ngo twagendaga mbere. Mbere twagendaga gute? Babitubwiye hano, qui marche selon la vanité de leurs pensées. bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Bakurikiza
ibitagira umumaro byo mu bitekerezo byabo. Niyo ngo abapagani bafite uko bagenda biratandukanye n'abera. Abapagani bafite uko batekereza bikwiye kuba bitandukanye n'uko abera batekereza. Abapagani bafite uko bavuga bikwiye bitandukanye n'uko abera bavuga. Abapagani bafite uko bakora bikwiye kuba bitandukanye n'uko abera bakora. Iri jambo murisurinye plus, vous ne devez plus. Ni umuntu akubwira ibintu wabagamo ngo ntiyongere kubijyamo. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Nimukwiye kongera kugenda nkabo. Murabizi ikintu kinanira abantu inzira gakiza, cyane cyane abantu b'iki gihe. Murazi ikintu kibagora mu nzira gakiza? Narabivuze inshuro nyinshi. Ntibazi icyo bari cyo mbere n'icyo babaye cyo bamaze kwakira Yesu. Ibyo nibyo bibagora rero. Mwanyubize? Ntibazi ko mbere y'uko Yesu abahamagara bakamwitaba hari uko bari babayeho. Kuva igihe yabahamagaye bakamwitaba akababarira akabagakiza akabeza, hari icyo yabahinduye cyo. Kugira rero bamenye kubitandukanya nibyo bibagora. Nicyo kibazo. Nusoma ubuhamya bwa Pawulo, iyo avuze ubuhamya bwe hariho ibyiciro bitatu ashiramo ubuzima bwe. Aravuga ngo mbere, wabivuze? Mbere naruku nari umufarisayo iki. Aravuga mbere yo guhura na Yesu icyo yari cyo. Agahita avuga ngo igihe nahuye nawe, akavuga uko yahuye nawe. Ni icyiciro cya kangahe? Cya kabiri. Agahita rero atanga kuvuga nyuma amaze guhura nawe. Uvuga ngo hari Sawuli, umugabo atarahura na Yesu, umufarisayo afite ishyaka rikomeye mu idini ry'abasekuruza be. Noneho ahuye nawe akiri Sawuli. Nyuma rero aratangira amateka y'uwitwa Pawulo. Rero uwo mukristo ukuri akwiye kuba afite ibyo biciro bitatu. Nimba atazi kubitandukanya afite ikibazo, kuko iyo confusion nituma utamenya icyo wabaye cyo. Kwa kumugenda nka mbere, ugendana na babandi, utekereza nka mbere, uvuga nka mbere, ukora nka mbere, kuko ntabwo uzi yuko Yesu yinjiye mu buzima bw'umuntu habaho un avant et un après. Iyo Yesu ahuye n'umuntu akamwakira nk'umukiza, haba hariho mbere na nyuma. Ibyo rero benshi ntibazi kubitandukanya. Nyuma mubona ngo barakijijwe ariko baracyari babandi, baracyavuga kwa kundi, baracyari muri bya bindi, baracyagendana na babandi. Ewe sérieux, ni gare, binjiye muri gare barasohoka cyangwa niki? Agakiza ntabwo ari imikino. Agakiza kukuri haba hariho mbere. N'igihe wahura na Yesu, mbere yo guhura nawe, igihe wahuraga nawe byagenze gute, na nyuma yo guhura nawe byahindutse gute. Iyo ibyo bidahari, agakiza kawe ni problematique. Bose bakiye kukibazaho. Nibyo rero bizakoza isoni imbaga y'abantu impanda ya Yesu nivuga. Bazasanga barishutse. Ese birumvikana? Ngira mbasabe rero mufate iminota 5. Nta n'umuza gusubiza. Wowe usubiza Imana. Nashaka wowe wandike, nimba ari mu bwonko, nimba ari muri agenda yawe, wandike mbere yo guhura na Yesu. Tekereze wari mu biki, wari umeze gute ubuzima bwawe, wahuye nawe ryari, byagenze gute, hanyuma nyuma yo guhura nawe kugeza kuri saa
bimeze gute, hanyuma ugaruke hano. Genda ubikore. Nta n'umwe uza kubibwira, ni wowe na Yesu. Right? Okay. Biragufasha. Biragufasha rwose. Minota 5. Shakisha ibyo byiciro 3 mu buzima bwawe. Ako niko gakiza gashitse. Urakoze mwami, turagushima kubera ijambo ryawe waduhaye kugira ngo ridukize. Nk'uko handitse ngo il envoie sa parole et les guérit. Uduhe mwami kumenya ko hanze y'ijambo ryawe n'ibinyoma gusa, ukuri ni ijambo ryawe. Uduhe imitima ikunda ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo kuri. Turazi ko kamere y'umuntu ntabwo ikunda ijambo ry'Imana, ko kamere niyo mu isi ntizaragwa ubwami bw'ijuru. Niyo mpamvu kamere yo yirarikira iby'isi, ariko twebwe waduhaye umuganura w'umwuka, duhe mwami kurarikira iby'ijuru, aho Kristo ari iburyo bwa Data. Ngo Kristo ni ubugingo bwacu, kandi ubugingo bwacu wishamwe nawe mu Mana. Hanyuma Kristo ari ubugingo bwacu nahishurwa, natwe tuzahishuranwa nawe mu bwiza. Umugisha rero ibihe turimo yo gusenga mwami, dushaka amaso hawe. Turazi ko ari ibihe bibuze cyane mu itorero ryawe ku isi, ko Satani ashaka yuko abantu mwami bitirirwa izina ryawe babaho mu buzima buri superficiel, ubuzima bw'isi, ubuzima bwo muri isi y'umwijima. Ariko duhe mwami kumenya ko twebwe dufite ubuzima tandukanye n'ubuzima bw'isi. Dufite ubuzima nyabwo zoe y'Imana, ubuzima bwaturutse mu ijuru. Mu izina rya Yesu, kangure buri muntu wese mu mwuka we, ngo wakanguye imyuka ya Zorobabeli, kangure imyuka y'abantu bose bakwizeye. Bakanguke muri iki gihe turimo, bamenye ibihe aho bigeze, kugira ngo bacunguze uburyo umwete imigambi ya Satani mwami ku nzu yawe ikomeze kuburizwamo mu izina rya Yesu Kristo. Witorero mwami imbaraga zo kunesha iyi si n'umutware wayo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ikuzimu zose zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ubutware bwawe bugaragarire mu bakwizera, kubera ko turi insengero z'umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Rero turangize uyu munsi tuvuga ku bintu 3 by'ingenzi mu byumve neza. Mu byumve neza. Haleluya. Turashakisha amagambo y'Ikinyarwanda. Hari ikintu bita la vie d'en haut, la vie naturelle et la vie d'en bas. Hari ubuzima bwaturutse mu ijuru, hari ubuzima busanzwe muri iyi si, hari n'ubuzima bw'ikuzimu. Kuzimu ni muzi ibyo ari byo? Ni ukuvuga ngo igihe twavukaga, amen, twavukiye kuba mu buzima iyo bita la vie naturelle, ubuzima ubu busanzwe ushobora kubusobanura n'ubwenge, sibyo? Donc la vie naturelle, iyo bavuze la vie naturelle ni ukuvuga iki? Ni ubuzima bwo muri réalité tubona, le naturel, l'élément qui s'appelle le naturel. Ni ibi hano abantu bose bari ku isi, amen, tutarajya mu buzima buva mu ijuru n'ubw'ikuzimu, bose bari mu buzima naturel. Ni ubuzima burebesha amaso, sibyo?
ukavuka, ugakura, ugakora akazi, ubaka urugo, kiribiki, ukagura ibyo ugura, hanyuma ugasaza, hanyuma ugapfa. Ubwo ni ubuzima naturel, sibyo? Ariko mu bantu bari muri ubuzima naturel busanzwe, hariho abantu bakiriye ubuzima buva mu ijuru, niyo bita la vie d'en haut. Hari ubuzima bwazanywe n'Umwuka Wera muri Kristo Yesu. Iyo tumaze kubwakira, twebwe tuba mu buzima naturel. Ayubise dutekereza nk'abandi bose. Ubwo buzima iyo tumaze kubwakira, butwinjiza mu rundi rwego rw'ubundi buzima. Tukaba muri iyi si naturel n'abantu barimo mu buzima naturel, ariko tukaba dufite ubundi bo batazi, ariko bufite imbaraga kurusha ubu busanzwe, hanyuma bukaba bufite imbuto zabwo zigaragarira hanze ku bantu bose, zitandukanye n'imbuto zigaragara mu buzima bw'abantu basanzwe. Reka dusome mu byumve neza, byakozwe n'intumwa. La vie d'en haut, la vie naturelle et la vie d'en bas. Ibice bitanu byakozwe n'intumwa, umurongo wa 17 ugeze ku murongo wa 21. Mukurikirana. Ibyo nibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ari bo gice cyitwa icy'abasadukayo, buzura ishyari, bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose. Maze nijoro marayika w'Umwami Imana akingura inzugi z'inzu y'imbohe, arabasohora, arababwira ati, nimugende muhagarare mu rusengero, mubwire abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke, barigisha. Bakiriyo umutambyi mukuru ajyana. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Quelle vie? Ngo mugende, musoge mugende mubwire abantu iby'ubu buzima. Reka tureke ubugingo tuvuge ubuzima. Nubuhe buzima? None se bo ntago barasanzwe bari mu buzima? None se ubu bundi n'ubwahe? La vie d'en haut. Murakurikira? Amen. Marayika babwike. Abakinguriye gereza babashizemo, bagende bigisha abantu bavuge amagambo y'ubu buzima n'ubwahe. N'ubuzima butari naturel, n'ubuzima buva mu ijuru, supernatural life. Ubwo buzima, amen, nibwo Yesu yaje kuduha. Ariko kutabimenya, twigumira mu buzima naturel, ugakomeza gutekereza nk'abantu basanzwe. Niyo mpamvu nabajyanye kuri bwa buhamya bwa Pawulo bufite mbere n'igihe bahuye na Yesu n'inyuma yabo. Nuvuga ngo inyuma yo guhura na Yesu ni ngombwa ukwiye kuba uri muri ubwo buzima bundi butari buri naturel, la vie d'en haut. Hari ubuzima bw'Imana bumanuka mu bantu bizeye Kristo, bahuye nawe. Ubwo buzima bufite imbaraga kurusha ubuzima busanzwe. Rero ubwo nibwo uyu munsi bubuze ngo buseruke mu bantu b'Imana, bigatuma abandi bari mu buzima naturel babona ko natwe turi mu buzima nk'uko nabo barimo. Habuze iki? Supernatural life. Amen. Habuze ubuzima bw'Imana yohereje muri Kristo Yesu mu Mwuka Wera.
kugira ngo bugaragarire abantu bamenye ko hakurya y'ubu buzima twese dusangiye muri iyi si hari ubundi. Imana yabwa icyubahiro. Mwabibonye? Na nibyo Pawulo yabwiye Abefeso ngo bari abapagani bagenda muki mu bupfu bw'ibitekerezo byabo, ngo kuko batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana. Ukumprendera? Murabyumva? Abefeso bice bine twari turi hariya. Amen. Ku murongo 18 niko batubwiye ngo amen, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubuzima buva ku Mana. Ubwo buzima rero buva ku Mana nibwo nise la vie d'en haut, kuko buva ku Mana, ntabwo ari bwo muri iyi si. Ubwo rero iyo buserutse mu bantu b'Imana, aho nibatangira gutinya Imana yacu, aho nibatangira kubaha Kristo muri twe. Imana ishimwe. Habuze iki? Habuze la manifestation de la vie d'en haut. Habuze the manifestation of the new life in Jesus Christ. Icyo nicyo bakubuze mu mvandimwe, aho ukora, aho wiga, aho ugenda. Barakure bagasanga uri mu buzima naturere nk'ubwabo. None se wowe uzabahamagarira icyo utabarusha? Bishoboka? Wowe iyo ubonye umukene, tuvuga abakene babiri barahuye, abakene bo muri gisi, abakene bintu by'isi barahuye, hari wabwira undi ngo hari icyo wandusha? Kurusha ubukene? No, urabufite nawe. Aguha ubukene nawe kandi mubusangiye, ariko yaje akabona wowe uri mu rundi rwego, ati hari icyo wandusha, sibyo? Kuko azi ko hari icyo umurusha. None abisi bazaza wowe bagusabe icyo batakubonamo, bari muri natural life, nawe niyo urimo. Kugira ngo wowe bakurure baze nuko babona ko ufite ikindi beyond the natural life, hakurya y'ubuzima musangiye mwese mufite hano. Amen. Hari ikindi babona bo badafite. Icyo rero nicyo marayika yabwiye ba Petero ngo mugende mubabwire. Amen. Mwana ari impamvu rero na eglise na impact ifite. Ntago abari mu matorero ba manifesta bagaragaza bwa buzima bundi bwavuye mu ijuru. Aribo marayika yabwiye ba Petero. Impamvu mbavanye muri gereza nuko mugenda kubwira abantu iby'ubu buzima. La vie d'en. Amen. Ni supernatural. Hano ni natural. Hariyo supernatural. Iyo niyo tubuze kwerekana mu bantu. Baragenda uganya nabo bakaganya. Ibashimisha niyo gushimisha, ibatakisha nibyo bigutakisha, ibyo batinya nibyo utinye. None se bazagukurikira bagushaka wiki? Ntacyo. Niyo badutuka bati nibidini gusa nibiki, baradutuka kuko ntago babona ubudasa, ntibabona ko ari cyo tubarusha gusa gusakuza n'ibyuma byacu n'ingoma habindi. None se ninde yakwifuza urusaku? Ati yewe nashaka rwa rusaku rwawe. Ikada bo bari muri natural life, bakeneye demonstration of supernatural life. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mwabonye? Amen. Hasigaye rero ya gatatu yitwa gute? La vie d'en bas. Hasigaye rero ubuzima buriya se ibyago bimeze bite? Ntabwo ari abantu bose bari muri iyi vie naturelle bafite ubuzima bwo ikuzimu. Oya, bazajya ikuzimu batakijwe, ariko si mvuga. N'abantu bari muri ubuzima ntibafite ubwo mu ijuru. Amen. Ariko barinjizwa
amen, mu bwiru bwa Satani. Ibyo bireta ibyepfo ya Satani. Abo ni abasataniste, abo ni abantu bakorana n'imbaraga z'ikuzimu, barabizi, bakorana nazo. Murabyumva? Twese twahuriye mu buzima naturel, niko rubuga tubanzamo twese twahuriye mu buzima busanzwe, ariko bamwe bagirirwa ubuntu kwakira ubuva mu ijuru ku Mana, ubugingo bushya, sibyo? Abandi nabo muri abo bari ubuzima busanzwe bo bicomeka kwa Satani, nabo baratirwa, bahabwa amabanga yo kwa Satani, kandi babizi ko bamukorera. Muri iyo kategori harimo bande? Abapfumu, abarozi, abari mu by'ubwenge bw'umwijima, framasoneri, rose croix, wabyumvise, Illuminati, wabyumvise. Abo bo barabizi ko atari Yesu barakorera umwanzi wa Yesu, barakorera Satani, barabizi. Abo rero bari mu buzima bw'ikuzimu, ariko twakwise ubuzima la vie d'en bas. Bo barabizi ko ils sont d'en bas, bazi ko bakorera umwami atari wo mu ijuru, umwami w'ikuzimu. Ese murabyumva ibyo? Hanyuma rero abari mu buzima bwo mu ijuru, bwavuye mu ijuru, n'abari mu buzima bw'ikuzimu baramenyana, kuko bariho bararwana, baraturwanya tukabarwanya, kuko abami dukorera baratandukanye. Ariko abandi bo bari aho mu buzima busanzwe, nubwo barimbuka, ariko bo ntabyo bazi. Byaba iby'ubuzima bwo mu ijuru, la vie d'en haut, byaba ibyo mu buzima, la vie d'en bas, bw'ikuzimu, ntabyo bazi. Wababwira ngo uzi yuko hari abantu bafite imbaraga zo kugushika, ukaba wicaye gutya uryamye, bagatwara esprit yawe, ngo gute, ngo bayivanahe, hanyuma kwanza ibahe. Numva bo baraho, ntibazi ibyo mu ijuru, ntibazi n'iby'ikuzimu. Abo rero nibo benshi ku isi. Narabisobanukiwe. Na niyo mpamvu muri za Tanzania, mu bice birimo abantu baziza izo hasi kuzimu hariya, bo baravuga bati ntabwo ushobora kubaho udafite ikintu ugendana. Wabibizi? Kuko barabizi ko hari abantu bafite imbaraga zo gukoza icyo bashaka. Ukaba uri umukobwa, bakaba bagushingira mu mbaraga zabo, umuntu wowe utahisemo. Kibaza ukuntu wagiye gukora ubukwe n'uwo muntu bikakuyobera, kuko barafashe envoûtement, bafite puissance ya envoûtement. Wabyumvise? Uzakanguka ari uko wagira ubuntu mukabera akagusanga ngo gakiza, ukamenya Yesu, nawe ubundi ntuzamenye ibyo ari byo, baguhindura ikirofu. Ibi rero mukwiye kubimenya. Iyo tumaze rero kugarura ubwiza bw'Imana muri twe, bariya rero bari dans la vie d'en bas, bariya rero bari mu mbaraga z'ikuzimu, amen. Apana bari muri natural life, bariya ntibazi iby'umwuka, yaba iby'umwuka wera, iby'umwuka badayimoni, nabyo bazi. Bo bibereyeho gusa, bibaza ko ubuzima n'ubu gusa buri hano, sibyo? Ndiyo ndavuga ba bandi bazi ibijyepfo bya Satani, bazi imbaraga z'ikuzimu, bakorana nazo. Iyo tumaze kugarura ubwiza bw'Imana muri twe, igitinyiro cya Kristo kikongerekaza muri twe, bariya nibo baba mbere yo kubimenya, mbere yo kubimenya. Dushoje la vie d'en haut, la vie naturelle et la vie d'en bas. Yo bimenye ko bihari. Amen. Haleluya. Na niyo mpamvu mu kurangiza, iyo abantu bakijijwe ntibakure mu kumenya ijambo ry'Imana, baba bagowe kurusha uko bari bibereye muri la vie naturelle. Muranyumva?
iyo wowe warakijwe by'ukuri hanyuma wowe ntukure mu ijambo ry'Imana ugatangira kwibera gusa wowe ufite problem, wowe uri in danger, uri muri danger zone. Kubera iki? Kuko bariya ntibakurebera izuba, bakubonye uburyo barakwerimina kugira ngo ntuzongere kubacika. Nibyo birivuga le combat spirituel est réel. Wayibizi? Spiritual warfare is a real thing. Ntabwo ari ibintu byo gukina, birahari, baratuzi twebwe. Amen. Barabizi ko mutakiri muri natural life, barabizi ko mutakiri mu buzima busanzwe. Rero nukina rero bo ntibakina, barabizi ko amasengesho ya buri munsi mu izina rya Yesu barazi icyo bakoza. Rero nurangara bo ntago barangara, icyo bariho barakizi, icyo wavuganye na shebuja wabo Satani barakizi. Rero wowe nukina bo ntibakina. Niyo mpamvu ugiye kumenya kwiyangaja kuri Yesu Kristo. Haleluya. Mu isi y'abariya barabimenya, kandi bamaze kubimenya uri muri liste ya target yabo. Niyo mpamvu ugiye kumenya ko muri Yesu Kristo abadayimoni n'abanzi bacu turabanzi babo. Rero tugiye kubimenya kugira ngo turwane n'ibyo Bibiliya yita intambara z'Uwiteka. Haleluya. Uzakomeza ejo. Amen. Perhaps uko Imana ishobora no kuvuga. Kadushima Imana. Data, turagushima kuri uyu munsi. Komeze Mwami kutwubakamo ukumenya ijambo ryawe n'ubwira ubwami bw'Imana. Aya magambo Mwami uyakoreremo n'abazayumva n'abarayumva kuri internet. Mwuka Wera uvugane nabo kugira ngo wiyubakire ubwoko ugizwe Mwami n'abantu bazi neza iby'ubwami. Urakoze rero, ubasha gukora ibirenze kure cyane Mwami Yesu, ibyo dutekereza n'ibyo twibwira n'ibyo dusaba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Komeze dutekereze kuri ayo magambo kugeza igihe cy'amateraniro saa 11. Ubuntu bw'Umwami Yesu ukomeze kubana natwe. Amen. La vie d'en haut, la vie naturelle, la vie d'en bas. Ibyo mubyandike kandi mubimenye.